bwa nyuma na nyuma bidasubirwaho utwo Tom Close akimaka icyo bita gutanga gasopo kabisa. No kuvuga ngo Ngabo Robin waje ku mihanda atangira kuba yasibya uno Tom Close mu magambo mabi cyane ni mu kiganiro yari cyitwa 1&1 yari yagiranye n'uwitwa Tycoon Dairo, ubwo yari kumuvugaho amagambo atari meza byatari kuvuga ko ngo uno Tom Close ari umuntu umwe mu bantu kuba ngo ari abahanzi nyarwanda bibihuha kabisa b'abantu nyine badafite ikintu bashoboye. Yavuze ko atamwemera, amuvugaho ibintu byinshi cyane mwagiye mubyumva cyasemba mutarabina byumvishe ndazi ndaba nakunyuramo muri Makenya kabisa. Yamuvuzeho amagambo mabi ku buryo byagiye byahagurukije abantu benshi cyane batangiye kuba barwanira Tom Close, harimo bacita, harimo bande, harimo nabandi, harimo abanyamakuru benshi cyane ba Rusi. Haje abanyamakuru benshi bari kugeza kuba baza kuba bavugira Tom Close ko bari babonye ko nta kintu na kimwe yari yakagira gutya ngo agire ikintu atangaza kubijyanye n'amagambo mabi yari ari kuba yavugwa cyangwa se yari kuba yakomeza sakara no kumbago nyambaga. No kuvuga ngo bijya gutangira ubundi uno munyamakuru Tycoon yaje kuba yahura n'uyu Ngabo Robin, ubwo bari mu kiganiro 1&1 bari kuba baganira nyine ku bintu bisanzwe. Hanyuma aza kuba yamubaza ngo kubijyanye na Tom Close. No Ngabo Robin yagerageje kuba yavuga ati ibintu navuga kuri kamera ntabwo byaza kuba ari ibintu byiza, ngaza kuba yasaba Tycoon amubwira ati no wowe kiza nuko ibintu nabigusubiza kamera yavuyeho kuko ntabwo nshaka kuza kugira umuntu mbabaza cyangwa se umuntu nkomeretsa. Tycoon aramubwira ati wowe vuga nta kibazo kuko kamwibuze gukora subscribe nimba turayikora kandi murakoze umuntu cyane kabisa kugira ngo njye nkomeza ngo amakuru nk'aya update kandi amakuru ari kugenda aciye hano kuri internet sasa no kumbaga nkoranyambaga kabisa. No kuvuga ngo rero uno Tom Close nyuma yuko bamuvuza amagambo mabi cyane akomeye nawe yaje kuba yari actinga ku magambo yakomeje kugenda amuvugaho cyangwa se yagize kuba yagikina avuga, abantu batangira kuba noneho bahagurukiye cyane baravuga tubone Tom Close wacu kabisa. Uno Ngabo Robin muri iki kiganiro yari kumwe na Tycoon yaje kuba yavuga ko Tom Close buriya ngo na guma yahawe yari guma itari mukwiriye kubera ko ino guma ubwo yitwaraga haje kuba haba akantu k'akavurugayo cyangwa se akantu k'imyigaragambyo mitonyo upana bari kuvuga ko ngo batari bishimiye ko ino guma yari imaze kuba yatwarwa na Tom Close. Bavuga ko ngo itari mukwiriye cyane kubera ko hari n'abandi bantu bahanzi bakoze cyane, ariko abandi abantu bashigikiye Tom Close bakaza ko bavuga ko ngo ari we muntu wari wakoze imiziki cyane kandi wari wakoze mu gihe kigoranye, mu gihe abandi bahanzi byari byabananiye. Bakonje bakavuga ko ngo abantu bari muri guma cyangwa se abanyamakuru bose n'abandi bantu bose bari muri icyo twakwita ngo bari muri izo nshingano z'uko bazatanga ayo award, ubwo ngubwo yaba nabo ari kubatuka. Uwitwa Rusi yaje kuba yakomeza avuga ko ngo uno muntu ngo ni Ngabo Robin ahubwo akwiye kuba yafunga bitewe n'aya magambo yo kuba yashaka kuba yasebya ngo abahanzi cyangwa se ngo yakanga kwemera ikintu gihari. Ngo umuhanzi Tom Close ni umuhanzi uzi ibintu akora kandi umuhanzi ufatwa nk'intangarugero dore ko ngari n'umuntu ufite amashuri. Usibye ko na Ngabo Robin nawe ibye atigeze avuga ko Tom Close atafite amashuri cyangwa se atafite iki. Uno Rusi akomeza avuga ko ngo uno Ngabo Robin ikintu akwiye ahubwo ngari kuba yacecekeshwa cyangwa se ari kuba yafungwa nk'iminsi gahe akabanza akitekerezaho, ngo kuko abantu nk'aba nibo baza kuba bagera mu minsi iri imbere ugasanga bashobora kuba banagambanira igihugu cyangwa se banagenda bakavuga nabi igihugu. Ngo abantu nk'aba ni abantu baza kuba baba abandi bantu nyine cyangwa se baza kuba bahindukamo ibinemwa runaka. No yavuze ko abantu nk'aba bakwiye kuba bacecekeshwa bitewe n'uko Robin uno Ngabo yaje kuba yavuga ko ngo Tom Close ngo ari umuhanzi w'igihuha bikomeye cyane, ari umuhanzi udafite ikintu azi, ari umuhanzi udafite ikintu ashoboye ngo na gitonya, ngo ibintu bye byose ngo ni ibiwango havuyemo ko ngo afite akantu ka discipline, ngo afite kandi n'amashuri nyine, ngo kari umuntu wize kandi umuntu ngo ushobora kuba afite n'ubwenge. Hanyuma rero uno Ngabo Robin nyuma yuko amaze gutangaza n'amagambo byakombye se abikora ku mitima abantu benshi cyangwa se bibabaza imitima y'abantu benshi birayashengura kabisa, ku buryo abantu batangiye kuba bari actinga n'amakomenti ababaje cyane bavuga turi igicucu, umeze nabi wowe uri kirara we nta muco ugira n'ibiti byose. Ati numba utamwemera jyureka bamwemera bakomeze bamwemere. Abantu abanyamakuru benshi rero bakomeje kugenda bahaguruka batangiye ko barwana Tom Close, ariko birangira Tom Close ayanze kugikina avuga, ukajya usimbukira ku mbuga nkoranyambaga ngo urebe ko hari ikintu yaje kuba yatangaza wenda kimwe bibiri bitatu, ariko ugasanga nta na kimwe yigeze avuga kuri bijyanye n'ibi bintu by'uko bari bakomeje kugenda bamusebya no kuvuga nyambaga ku rwego rwo hejuru bavuga ati uno muhanzi ni fake. Ariko abandi bantu nabo bagatangira ko abo twakwita nk'aba haters bakaza ko bakomeza
baza babihamya ati urakoze kutuvugira kabisa uriya muhanzi nta muhanzi umurimo. Ibintu rero byakomeje kugenda biba ibindi noneho dutegeza kumva ikintu cya Tom Close kugira ngo tuzamenye ese Tom Close we n'icyo abivugaho. Ni mu kiganiro yajyanye na munyamakuru wa RBA ubwo bari mu kiganiro cyitwa Password, ubwo Tom Close yajaga kuba yagaragaza noneho ikijyanye nimba mutima ye. Ibintu byari byitezwe n'abatari bake. Tom Close bayaje kuba yabazwa kuri iki kibazo cy'uko hari umuntu wamusebeje ku mbuga nyabaga cyase ibintu bye biri kugenda bica ibintu kabisa. Tom Close hanyuma mu magambo make yasubije cyase mu gusubiza nk'umupro cyase nk'umuntu wiyubashe koko nkuko tubyemera n'abandi bantu benshi bagiye babyemera ko Tom Close ashobora kuba umuntu usobanutse kandi anafite amashuri yiwe. Yaje ko yasubiza mu buryo bwiyubashye aramubwira ati buriya icyo twita ubuhanzi bw'umwuga ugira ibintu bitatu kabisa. Yavuze ati icyo twita ubuhanzi buriya kiba kigabanije mu bice bitatu. Hari igice cya mbere cyitwa impano, icyo gice kiba gifite 40% bro. Arangije arakomeza aravuga ati noneho igice cya kabiri kikitwa discipline ibifite 30%. Icyo gice cya gatatu nacyo kiba gifite 30%. Icyo gice nacyo kikaba cyitwa ngo imbaraga ushira muri ubwo buhanzi bwawe. Hanyuma rero sasa ukaza kuba wasanga noneho byose amwe biza guhura n'100%. Niyo mpamvu rero yaje kuba yamubwira ati nimba wenda ushobora kubona ntafite impano ariko ibisigaye byose nshobora kuba ndi hejuru ya 70% cyase ya 80%. Hanyuma arayanga kugira ibindi bintu byinshi atangaza, ariko abandi bantu batangira kuba noneho baza ko bazamushyira kuri ibyo bintu noneho we ari kuvuga kabisa. Aravuga ati nimba wemera ko wenda ushobora kuba udafite impano cyase nimba wemera ko ushobora kuba utarenze, bivuze ko ibintu no mugabo yavugaga cyase uriya musore yavugaga ari byo. Ahangaha abantu benshi utajya ko bazamuka mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo mu mpande zigiye zitandukanye. Ese wowe twandikiye muri comment wemera Tom Close cyane ntabwo umwemera? Ese ubona ari umuhanzi koko wari ukwirira guma yatwaye? Ese ubona Tom Close abizi? Dore ko aherutse gusohora akaririmbo keza cyane bita Cinema ari kumwe na Bulldog, nubwo abantu benshi batakemera harimo n'uyu ngo ni Ngabo Robin, ariko wowe ubibona gute? Twandikiye muri comment tubwira ati ese ni gute ubona n'umugabo, ni gute ubona ibijyanye n'umuziki we abikora gute, arabizi? Ese yarakwira guma tuze gura mu indi video nkomeza ngugiza amakuru abakomejwe na cicikana ku mbuga nyabaga. Ni Vibe.